kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 mu gihe ubuyobozi bw'umurenge batuyemo bwo buvuga ko ngo buri gukora ibishoboka byose ngo ababyeyi bahindura imyumvire basubiza abana ku mashuri. Genzi wacu Daniel Dushimumuremyi adufitiye inkuru irambuye. Aba babyeyi badashaka ko abana biga banasaba igihugu cyose ko cyavana abana mu mashuri ngo imyemerere yabo ishingiye ku bitabo basoma bibahamiriza ko COVID-19 ari ikinyoma. Kubw'iyo mpamvu bakabona uretse bo nta n'umwana ukwiye kujyaho bamusaba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Ntabwo azajya kwiga kuko ibigendanye n'amashuri byamaze gusoza. Abana bajya kwiga gusoma no kwandika n'ibindi bitandukanye ntimubishyigikiye. Ntabwo tubishyigikiye kuko dufite igihamya mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Paje 40 ku gihamya cya 97 haravuga ngo bitewe n'uko iki gihe ari kigufi twakagombye gukorana umwete n'imbaraga zikubye kabiri byashoboka ko abana bacu batazigera bajya kwiga muri kaminuza. Igihe tugezemo amabwiriza ariho ntago mpamanya n'ibyanditswe byera ko umwana wanjye yasubira ku ishuri kubera agapfukamunwa n'ibyo gukaraba ntago mbyemera. Amabwiriza yose ariho araribata amategeko y'Imana. Umwana wawe kuba wamubuza kwigaho kugira ngo azihitiremo inzira ye yumva ashaka niko bari ukumubangamira. Niyumva yemeranwa yuko agomba kujya kwiga nzamureka agende, ariko nta cyangombwa cy'ishuri nzamuha. Namwe rero kuba mupfutse umunwa ndagira ngo babwirire inzira ku murima mupfutse umunwa kuva kuramya Satani. Ahubwo nababwira ati kwirinda coronavirus ndetse no kwirinda igishushanyo cy'inyamaswa no gukuramo udupfukamunwa no gusenga no kudakaraba kuko ibyo ntago ari byo birinda coronavirus. Abatuye umurenge wa Bweramana y'akarere ka Ruhango ngo nta gikozwe umubare w'abitwaza agapfukamunwa bakagira inama abanyeshuri kureka ishuri ngo warushaho kwiyongera. Nibura akagari ka Buhanda ko muri uyu murenge wa Bweramana umukozi ushinzwe imibereho n'iterambere y'abaturage Musabyimana Valence ahamya ko amaze kwibarurira abasaga 60 badashobora kwambara agapfukamunwa ndetse n'abana